murakaza neza kuri channel yanjye umunsi mukaba muri kumwe na Shemus. Uyu munsi mukaba mugiye kugezwa amwe mu mateka y'umwana utangaje komeje gukora ibitangaza cyane hano mu Rwanda. Nta wundi n'umwana bita Karyuri. Karyuri izina rikunze kuvugwa cyane mu bijyanye no kubyina, akaba ari mu by'ukuri umwana ugezweho iyi minsi cyane. Ni nkubwira ngo agezweho wumve ngo agezweho. Uyu munsi mukaba muri kumwe na Shemus, tukaba tugiye kuganira ku mwana bita Karyuri cyangwa se Itangishaka Bright. Komeza urebe bifiteho kugira ngo ubashe kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu mubyinnyi mushya wavutse ukiri muto cyane. Amazina ye benshi batazi ni Itangishaka Bright. Akaba ari umwana mu by'ukuri ukomeje kugenda wamamara mu hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, cyane cyane muri East Africa, aho afite impano yo kubyina abenshi batazi. Wagereranya n'imyaka afite ukaba wavuga ati kabisa uyu mwana afite impano. Ni umwana uturuka ahantu bita Ikanazi cyangwa se mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba. Akaba afite imyaka 8, akaba yaravutse mu mwaka w'2012 mu kwa 10. Abantu benshi mu by'ukuri bibaza aho izina Karyuri ryaba ryaravuye, ariko ku batabizi neza izina Karyuri ryavuye kuri nyirakuru wa Karyuri wamwise izina Karyugahawe cyangwa se jyurya ibyo hawe, ariko abantu benshi bakakunda kurina bakamwita Karyuri. Nuko nguko izina Karyuri ryavutse, akaba mu by'ukuri ubu ngubu ari ryo rizwi cyane mu Rwanda. Mu 2019 nibwo umwana witwa Safi Munanira nawe mu by'ukuri ufite impano yo kubyina ubishoboye cyane, ubona ko birimo yavumbuye yuko Karyuri cyangwa se Itangishaka Bright ashobora kuba afite impano yo kubyina. Nibwo yaje kumufata atangira kumutoza, batangira kubimenya bose. Mu by'ukuri bagenda bakora video zitangira gukundwa hano mu gihugu ndetse no hanze. Babyiniraga n'ahantu ubona ko adasa neza, hasa nkaho ari kure cyane mu cyaro, ariko abantu bakabikunda cyane dore yuko ubona yuko bafitemo impano kandi bigakundwa na buri umwe wese. Karyuri yatangiye kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga mu video duto. Abanyamakuru nabo batangiye kumubona, bakajya batangira kumutumira mu biganiro byabo, urugero nka Irene muri Ndabi wo ku Isibo TV, abandi bagiye batandukanye ku mateleviziyo atandukanye, ku binyamakuru byinshi bikorera kuri YouTube n'abandi benshi cyane. Murabona ko mu by'ukuri Karyuri ari umwana ufite impano itangaje. Ku myaka ye 8 akaba agenda akora ibintu byinshi bitandukanye abantu bafite n'imyaka 20 batashobora. No kuvuga ngo uyu mwana mu by'ukuri akaba ahagarariye abadenseri akenshi bano mu Rwanda. None igitangaje ni ukuntu abasa akenshi ubona asa nabi, ndetse afite na radio ye yo mu bwoko bwa Sonitech, ariko ibintu ayikoreraho nagatangaza kabisa. Abantu benshi rero bagomba kumenya yuko Itangishaka Bright cyangwa se Karyuri abarizwa muri Kanazi Talent. Kanazi Talent akaba ari groupe y'abana bafite impano yo kubyina bakorera Kanazi cyangwa se mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba. Akaba ari abana bagiye bihuza bafite impano yo kubyina, bagatangira gukora amavideo atangaje ndetse bagenda bakora udushya dutandukanye, ukabona ko ari ibintu bibarimo mu by'ukuri kandi bibabereye. Urabona ko mu by'ukuri Karyuri ari umwana ufite impano itangaje. Nawe ndagushimiye wabashije kureba iyi video. Niba utarakora subscribe uyikore, kandi ukaba uzagenda ubasha kugezwa ibintu bitandukanye byiza cyane hano kuri channel ya Shemus. So peace, tukaba turi kumwe muri video y'ubutaha.